Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Ku mazina nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza, ngarutse mbasuhuza kandi mbashimira, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza ubutsinzi buyiturutseho, mbifuriza kugendana nayo, mbifuriza kugumana nayo nk'uko Dawidi yagumanye nayo, mbifuriza kuyihamiriza no gutindana nayo nk'uko Yobu yayihamirije kandi neramuhamiriza. Ndabifuriza gushyirwa hejuru nayo nk'uko Imana yashyize hejuru Eliya ikamumenyekanisha mu gihugu cye, Isiraheli hose akamenyekana. Ndakwifuriza kuzamuka mu ntera. Haleluya. Imana ikwagurira imigisha nk'uko yayaguriye nde Yabesi. Imana iguha izina rikuru ndetse rikomeye nk'iryo yahaye Daniyeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikwimane nk'uko yimanye Daniyeli. Imana igushyigikire nk'uko yashyigikiye Sadurake, Meshake na Abedenego, ngo banyura mu itanura ry'umuriro, kandi ngo muri iryo tanura banyuramo nko mu nzira nyabagendwa, ndetse ngo itanura ryari ryenyegeje karindwi, ariko ngo byasanye naho bacaga mu gicucu, ahantu hatuje cyane. Nasomye ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 13. Hari amagambo avuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Iyi migisha yose mvuye kuvuga aha hejuru, yaba iy'urubyaro, yaba iy'urushako, yaba iyo kwaguka, yaba iyo kumenyekana, yaba iyo gutera imbere, iva mu kumvira iyo twizeye imbaraga z'Imana. Ntabwo Imana igikorana n'injishi, ntabwo Imana igikorana n'injajwa. Imana ikorana n'abantu bazi kubika amabanga, bazi guceceka, bazi gutuza, bazi kwihangana. Ngo mwiturize. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira abantu bari kumwe, arababwira ati, mwitinya mwihagararire gusa. Si ngombwa ko musakuza, si ngombwa ko muvugavuga, si ngombwa ko bibafata umwanya, si ngombwa ko mufata ingendo. Mwiturize gusa, mwicecekere, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye. Haleluya. Kuko abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona ukundi, kuko abanyegiputa mwagendanaga nabo, abo ngabo mwabonaga, deni abo babateshaga umutwe, abo babasakurizaga. Mwiturize gusa, mwicecekere gusa, ibindi si akazi kanyu, si inshingano zanyu, Kirisitu ari bubyikorere. Imana ishimwe cyane. Rero nshuti mwene data mukundwa, we urimo kunyumva, ndagutangariza inkuru z'ubwami ko Yesu ashoboye byose kandi ko Yesu ategeka. Nta na rimwe ajya yibagirwa abo yahamagaye, nta na rimwe ajya yirengagiza abo yavuganye nabo. Ndagutumira guceceka mu kibazo wari ufite, ndakwibutsa guceceka mu byago wari urimo, ndakwibutsa guceceka mu makuba wari urimo kunyuramo. Weho witurize gusa, weho wihagararire gusa. Imana hari ikigiye gukora muri uko guceceka. Muri uko guceceka hagiye gusohokamo igisubizo wari umaze iminsi urindiriye. Kandi ntabwo ibibazo byose rega bikemurwa no kuvuga. Umuti w'ibibazo byinshi ni uguceceka. Weho ceceka, wowe ceceka. Muri uko guceceka kwawe urabonamo igisubizo cy'Imana. Reka dufatikanye dusenga Imana. Ubwo turaba dusenga Imana, urebe ingororano Abayisiraheli babonye, kuko muri rya ceceka niho habonetse inkoni. Iyo nkoni niyo yasatuyemo inyanja itukuramo kabiri, maze Abayisiraheli barambuka, bambukira ahantu humutse. Iyo ni inzira yabonetse umunsi umwe gusa, itarongera kuboneka ubundi. Iyo ni inzira yabonetse mu gihe kimwe,
itarongera kunyurwamo abandi bantu. Birashoboka ko nawe uyu munsi wa none Imana yagufungurira inzira, Imana yagucira inzira binyuze muri kwa guceceka kwawe, binyuze muri kwa kwituriza kwawe, binyuze muri kwa kwihagararira. Hereza Imana ikibanza mu mutima wawe, hereza Imana uruhare mu buzima bwawe, urebe ibyo igiye kugukorera, urebe ibyo igiye gusohoza, urebe ibyo igiye gukora. Erega nta jambo na rimwe Imana yavuze ngo rihere, na rya rindi ubona ko ryatinze, nta wamenya igihe n'iki Imana igiye gukoreramo, nta wamenya igihe n'iki ngiki rigiye gusohoreramo. Ongera wibuke imbaraga z'Imana, ongera wibuke urukundo rw'Imana, ongera wibuke gukora kw'Imana, kw'Imana ariyo ishoboye byose. Murakoze cyane. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze agumane namwe, akomeze atindane namwe. Shalom, shalom. Mana uri mwiza, turagushimye. Reka utwuzuze umwuka wo guceceka, reka utwuzuze umwuka wo kwihagararira gusa, maze turindire ubushake bwawe no gukora kwawe twihanganye. Ukomeze utuneshereze imbaraga z'umwijima, kandi ufungure amasezerano yacu, ufungure imigisha yacu, duhuze ndetse na bya bindi wavuganye natwe, kugira ngo bimenyekane ko ari weho Mana nyamana. Twewe turatuje, weho ukomeze urwane kandi utuneshereze. Twewe turacecetse, weho udutsindishirize kandi bimenyekane ko ari weho twasenze. Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Mwuka wawe wera nakomeza agende kandi asobanura ibyo byose, agere mu ngo zashyize amagambo hejuru, ayo magambo arangire. Izo ngo wongere uzubake zikomere, ugere mu kazi byari byanze byemere, ugere mu bapangayi byari byananiranye byemere, kuko uri Imana ishoboye byose. Dusabye amahoro n'imigisha y'ibihe byose, kandi dusabye umugisha n'imbaraga bituruka ahera hawe, ngo bize biganze kandi bitegeke uhereye uyu munsi n'ibihe byose. Urakoze. Amen, amen. Imana ibampera umugisha, kandi ndabakunda cyane. Ni ukuri ntabakunda sinaza hano, ariko naje hano kugira ngo dushobore kongera gusana imitima yari icitse intege, yari inaniwe. Naringize ngo twongere dusane ingo zari zasenyutse, izari zahuye n'ibibazo bitandukanye, kandi muhumure, mu ijuru dufite Imana. Murakoze. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe ibihe byose. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda cyane.